nza kugira igihe nko muri 2018-2019 hari umukuze wa Miss Naomi bamwita Maurice, ni inshuti yanjye kubera ko bari abantu bo basobanukiwe imbuga kera cyane, akaza nk'igisenyi akakwereka nk'ubuzima wo muri wowe ukavuga ngo bano bantu barirata ngo bagaragaza ibintu byose agakora nka vlog aho yaraye icyo yakoze abo yahuye nabo noneho ukagira ngo like ni nk'ubwibone cyangwa iki, uri kubyumva ariko bo bamenye imbuga nkoranyambaga kera tu kuko bari no mu bantu bagiye baba monetize banaba verified ku ma IG n'izindi platform nyinshi cyane mbere y'abandi mu Rwanda. Noneho niwe wansobanuriraga ariko nkumva nago ndi kubyumva fresh, nimva se nyine ninkora bino nzungukira bino se nago bizangora nyine nkabona ni ibintu birebire cyane tu kandi burya ahantu hose hari amafaranga en realite ntago ngwaye urugero nta shortcut iba mu gukira ibaho ntayo. Iyo uzanye shortcut ubwo ugiye kwiba uba ugomba kubizira, yabisaba utangirane haso yawe uyidevelope, nimara kuba developed ubone nyine income z'ibyo wakoze utangiye usare ku matunda. Wenda nanjye gute story gato ko ngo abantu babizi ikiganiro dukora nanjye na Kise Story Time, wenda tuzaduturamo n'abandi bantu. Nje YouTube wenda nanjye navuga ko nje YouTube nayimenye kera nka 2010 2008 2009 2010 yego uburyo ikora. Hanyuma noneho ntangira no kuyikoresha cyane, menya ko ari ahantu ushobora gushakira ubumenyi, urumva ubumenyi bw'ikintu cyari cyo cyose. Za 2013 2014 2015 turi no kurangiza secondaire no gukora ama project ko ngenize computer science, ariko twakoraga n'ama project gukora nka application runaka cyangwa website runaka, rero bikagusaba ko hari ibintu uze gushaka umwarimu akajya kugenda cyangwa nk'undi muntu wenda akakubwira ngo ujye kubishaka kuri YouTube. Nibwo cyaragiye mbimenya. Hanyuma mukubimenya gutyo nkajyaho mvuga nti wenda nta bantu wenda ntabwo nari nzi ko baba binjiza amafaranga, ntabwo nabaga nzi ko nyine hari bari mu kazi, ninaga numva ko nyine ari ahantu ujya gushaka ubumenyi wenda nkuko mfata urugero nkuko ushaka kubutazi wenda nko gusarira umusilamu, ukajya nko gushaka umushehe ukamubwira ngo yigisha uburyo nzajya nkora iswara wenda ninjye idini ndi mushya nk'ibyo ngibyo, cyangwa se uko wajya kureba nk'umutetsi ukamubwira ndashaka kungisha nko guteka amandazi cyangwa capati nanjye mbikora mu rugo. Uko ushobora kujya kureba umuntu live, numvaga ko ari nako ushobora kujya kuri YouTube ugashaka ibyo bintu, ariko ntazi ko bishobora nyine kuguhereza kugetinga nyine income runaka. Kumenya rero ko YouTube irimo amafaranga nanjye ntabwo ari kera cyane, muri iyo myaka wavugaga 2018 yego nibwo namenye ko YouTube iriho amafaranga. Hanyuma nkimara kubimenya mara imyaka 2 mbitekereza, ntangira kubikoraho ama recherche, nibwo natangiye kuvuga ngo ngomba kuzabikora, ariko nanjye nta makuru namwe nari mfite. Kugeza ubwo nyine le 15 Decembre 2020 na decision noneho kwicreate ndayifungura ndanayitangira, ariko sinahita ntangira gukora ibiganiro gutya nanjye nshira utuntu twawe ubuzima busanzwe bwanjye mo gakeya, ntinya gupostinga ibintu byanjye. Hari ukuntu igitangira ibintu ubu uvuga ngo mbese ngo abantu bazabibona gute, man ibyo bibaho cyane, ibyo bibaho cyane, nta nubwo bazakwibazaho cyane, cyangwa nubwo bakwibazaho se bizagenda bite, nta kibazo zagutwara, nta uri muri haso zawe, uri mu kazi kawe, urumva. N'ubu hari abantu bafite ama content ariko kumva umuntu arakubwira ngo ngiye ngo ngira isoni, ngo abantu bashobora kuvuga ngo ndi umuyi wayi ngo najya kuri kamera gute, dufite mindset ya fo ngo ngenda byibuka. Ari umuntu dukora ikiganiro cya mbere ngiye na Kudusi hano, yaragiye abwira papa wanjye ngiye wana ngo nabonye ngo Kuduse ngo nanasere ngo niyakana nzovu biki ibyo bigisenye. Uri kumva ibyo bintu kwa kuntu like papa wanjye ngewe anzi, uri kubyumva n'uburyo atuzi ngiye na Kudusi move tuba turimo, ukuntu ziba zimeze like nibyo tuba twikenereye, tuba dufite amabezo menshi cyane.
nkatwe ukuntu urumva ntago wamenya kuruta uko papa wanjye anzi ntabwo bishoboka nangiye kumva numva zaramubwiye ngo buriya ubwoba babonye hariya hari amafaranga kuko ntabwo bajya ahantu badafite amafaranga gutyo kare karabizi noneho aho kugira uwo muntu we nabyita n'ubumenyi bwe buke adafiteho ibyo bintu azi aho kugira twebwe twegera tubaze se ibintu bimeze gutya na gutya yumvishije step nyine step yatera kugira ngo atudekuraje ariyo guhita ajya direct ku babyeyi bacu kandi ababyeyi bacu navuga se ngo iki baratuzi bazi ko tutajya mu bintu bidafite inyungu asiko niba ndi hariya niba nicaye hariya hari ikintu nubwo wowe utari kukibona ariko kirahari ubwo rero yumvaga ko like nabyita nko kuduca intege byoroshye akavuga nimbibwira papa wa Nasere aragenda mutokinge gutya na gutya kandi monsheri ababyeyi bose ntago ababyeyi bari civilize bazi bino bintu kabisa bazi guha right umwana agakora ibyo ashaka gukora mu gihe wenda nta kibi kibirimo yego so Mukaro ikiganiro cya mbere wenda niyo ikiganiro cya mbere kiri kuri channel yawe niyo wagikoranye na Cisco na Gashot yego na Gashot icya kabiri n'ubundi ni cyawe twaragikoranye ninjye wakwinterviewinze yego cyo nabazaga ngo icyo gihe yego byaje kugenda bite nyine tumaze gukora kiriya kiganiro cya mbere abasaba uburyo bazamutse babonye harimo motivation yo kuvuga ngo bishobora kuvuga ati noneho niba nkoze ibiganiro bibiri abafite subscription wenda 60 ziburaho imwe sibyo noneho ninkora ibiganiro 100 bizaba bimeze bite urumva ikiganiro cya mbere nakoze nagikoranye na Cisco abantu benshi bari baramubuze baka abantu baranamamagara kuri telefone barambwira uwo mujama tumaze imyaka yabaga muri Niga Boy n'abantu benshi cyane nago bamuzi baramuzi ahubwo ntago bazi ibyo bintu bya Niga ibintu nk'ibyo ngibyo nyine naragikoze feedback iragaragara uzamuzane dukore ikiganiro kirekire uzamuzane dukore bino nawe twaramubuze feedback ubugenda usanga abantu bacu bazifite banakumbuye n'abo bantu uri kubyumva ariko ikintu kikiri nabyita like nk'igisenyi igisenyi biragoye guhita ufata ikintu guhita ukinjiza mu mitwe y'abantu bigisenyi turagoranye mu kuntu somehow ko turabanyamujyi ko turapinga ikizere cyinshi kirenze n'ubumenyi dufite turanapinga cyane igisenyi ntago niba Kelza ari gukora like niba ndabizi neza wowe watanze gufungura YouTube channel wananze gufungura YouTube channel sibyo ariko for now wabaga ufite nka kamera yawe umuntu akagucaho ngo Kelza yigize ngo yagoye igisenyi yigize ibiki n'ibiki kandi mu by'ukuri uri kubyumva wowe uri kuvuga gutyo sabu yawe uri kubyumva utanayitanze hari undi wayitanga mani wishimira ibiganiro wishimira n'iterambere ry'undi muntu utagira like nabyita nk'iki se hari ukuntu umuntu akwima sabu sibyo nta nicyara nese karakata y'ibitanu bumwatse cyangwa ibihumbi 10 garakora mu mufuka we ni ugukoraho gusa mani uri kubyumva aho kugira we agukuraje sibyo cyangwa ntanagira niyo sub aguhereza aze akubwira okay ngewe icyatumye nakora ni sub uri kubyumva nasanze utagira bino na bino sibyo bizane unkumve ke yiguhereze ni inama abakugiriye sibyo mu kazi kawe ariko ntumaye sub sibyo ugiye no kugenda umeze nka virisi utangire kwinjira mu mitwe y'abantu b'inshuti zanjye cyangwa n'abagombaga kumereza iyo sub uri kubyumva utangiye kubabwira ngo dore ngo bano bapeti babuze ibyo bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ntago ari byo YouTube ni side hustle sibyo zacu dufite ibyo dukora maybe one day bizagenda bizamera neza ibe na full time job sibyo ariko for now ni side hustle sibyo kuko hari ibindi tuyifatanya yego Imana ibi blessinze twabigira akazi
nka Bascovia tukagira televiziyo zacu ugahera kuri YouTube ugakora cyane bikazageza ubwo ugera kuri televiziyo yawe ukagaragara kuri canal ukagaragara kuri DSTV ukagaragara kuri Star Time kakure Mukaru urebye njye kuri feedback abantu bampaye postinga ya link yawe kuri platform ya WhatsApp bamwe barambwira ati ni fresh cyane ahubwo se Mukara azatangira gukora ryari kugira ngo nyine naye dutangire tumurebe kuko dukeneye ama platform nk'aya menshi urumva urabona nk'ubu hano wenda tugiye nko mu muziki urabona uyu muntu uri hano Kayaga Boy ni umuhanzi akora indirimbo za fresh mu kanya uri buze kuzireba ndazi kuzikwereka hari awards ziri gutegurwa ku bufatanye n'akarere na Vision Jeunesse Nouvelle n'indi company ntibuka neza uko yitwa hari ama awards agiye gutangwa mu bahanzi ndi mu bantu bagize batoye abahanzi ko bazajya mu byiciro nabonye harimo ibyiciro byinshi abahanzi b'umwaka aba gospel aba hip hop ibyiciro aba DJ aba photographe ariko icyiciro cy'umunyamakuru mwiza cyangwa umu social media influencer mwiza ntago kiri muri ibyo byiciro urumva uzi impamvu nta kirimo nuko ntabagize gute ntabahari ntabagaragara nabarako wenda ari nyange nyine wenda na Ibra Tuzuri nubwo atarazamo cyane ko bari muri filme cyane muri film ariko nukuvuga ngo iyo tuza kuba turi nka 5 cyangwa 10 turi gukora gutya wenda uyu muhanzi ngiye guhostinga mu kanya akaba azagaragara kuri channel yanjye akagaragara kuri mu cyumweru gitaha akagaragara wenda no kuri Tuzuri n'ahandi wenda turi channel nk'icumi urumva yaba afite views nyinshi abantu byanze bikunze bimureba banamumenya bikarangira bagiye kumushaka kuri YouTube bakamukunda urumva akahazamukira tukaba tuzamuye izina rye entertainment ariko kubera ko byonyine meze nkaho ndi gukora ndumwe ari mpamvu cyishikariza abantu benshi gihe umufite iyo mpano wikwitinya ngwino ngufashe dushyire ibintu byose ku murongo utangire gukora ntago usabwa ibintu byinshi cyane iyo telefone yawe uri kutureberaho urumva na micro nubwo wenda stabisi turi gukoresha cyangwa izindi ziri munsi na stand kandi 40 aba ari stand nziza cyane ushobora gukoresha kandi ibintu bikagenda neza ugashaka n'ahantu uzajya ukorera ibintu byawe so ni ukuvuga ngo iyo biza kuba bimeze gutyo turi benshi icyo cyiciro bari kuba bagishize hehe bari kuba bagishize bitaraba byinshi nta kirimo nyine ari no mpamvu nshishikariza abantu nawe nanagutara kuri avuga ngo muze dukore urumva tuzamura amazina yacu tuzamura amazina y'umujyi wa Gisenyi tuzamure impano ziri muri Gisenyi urumva noneho bitwinjirize kandi no ku rundi ruhande bifashe n'abandi bantu show business entertainment bizamuke muri Gisenyi cyane for now ikintu mbwiye uri kubyumva nge ndishimye cyane no kuba byo byonyine uri mu bantu baje uri kubyumva bakavuga ngo like nabyita nk'ubujudge sibyo ukaboneka muri iyo nombre sibyo nuko hari nagari buri umuntu wari we wese ntago baje ngo batoragure mu muhanda umuntu wari we wese akarere ni ikintu gikomeye cyane uri kubyumva kareberera ibintu byinshi cyane uri kubyumva rero mu banyempano iyo ugaragayemo hari ikintu kiba kigaragara ko like wakoze uri kubyumva hari itafari bakubonyemo hari ubushobozi bakubonyemo kwa uri kubyumva njye ndishimye cyane ni step ya mbere uba warateye neza wenda iby'undi mwaka bikurikiyeho tukazamo natwe tukagaragaramo abahanzi baduhostinga bacu twagiye dushira ku ma platforms yacu bakagira izo award tukabatumira bazifite ku ma YouTube channel yacu ni Kigali bazahamenya n'ahandi hose ni igihugu cyose no muri Amerika na heho nko mu kibazo wenda nagombaga kuba narabajije abateguye izi awards nuko nta cyiciro cy'umuhanzi mushya urimo upcoming artist kandi njye hano na hosting abahanzi benshi bafite indirimbo imwe ebyiri eshatu urumva kugira ngo byibuze bose bagaragare batangiye bamenyereye kujya imbere y'itangazamakuru bajya imbere ya kamera bamenyereye gusubiza itangazamakuru bigenda urumva biba bibafasha muri kariyeri uvuga ngo ntabwo press conference barampamagaye ntibampa message barampamagaye bambuze ubwo nyine umunsi wa press conference ntabwo nahagarara ikibazo nagombaga kuba narakibajije ubundi buriya iyo ugiye guhemba umuhanzi mwiza nuko hari igihe aba yaragize kugira ngo atangire ugombaga gukora buri gihe n'umuhanzi mushya urumva wenda nabarambere n'abandi babirimo n'abakarere bose baza no kubyumva hariya habuzemo icyiciro gikomeye cyane hagombaga kuba arimo icyiciro cy'umuhanzi uzamuka
ngo turabafite benshi ngenda guhereza like nk'urugero ndaguhereza nk'urugero rw'icyo kintu uvuze barashyize mu manomini akaza muri nominis akavamo n'umutwari wa award ndaguhereza nk'urugero kuri icyo kintu uvuze ndumva tutamentioninga akarere cyane urumva akarere n'ubuyobozi en general sibyo n'umuyobozi n'ubuyobozi en general sibyo ni n'umuterankunga w'ibyo abantu bagiye batekereza babishinzwe kwa delegation ibishinzwe hari ibyo ikora uri kubyumva rero ntago twamentioninga bari abantu ntago bajya mu quartier cyangwa ngo bajya ahandi hantu ku YouTube channel nako ku macano y'abahanzi batazi amazina batazi iki ni umukoro wacu twebwe aba YouTuber uri kubyumva gukora cyane tukabamenyekanisha nabo batumenyekanisha in case uri kubyumva ibyo bintu twebwe nyine okay kuvuga ngo iki kintu gishiremo dufite bano n'abantu bari hehe murebe kuri YouTube channel yacu murabakura amazina yabo muhakure n'ibikorwa byabo n'ibyo bakora nibyo mubazane tubatore bakora izo competition n'abandi bantu kuko erega nshaka ko mfite indirimbo imwe uri kubyumva ariko ari nziza ishobora no kuba yakundwa kuruta album ya Pacifica zose bibaho oya niyo award bamuhaye ikaba yamukingura imiryango n'izindi mbaraga yego akajya no mu zindi competition akajya no mu bindi iki uri kubyumva cyangwa se umupeti akaza nko kuri YouTube nko kuri channel yanjye uri kubyumva akaba yaririmba Pacifica akamukunda n'undi na ba Malone n'abandi uri kubyumva n'ubu mfite Sable ya Malone sibyo ni umuhanzi mukuru man ni umuhanzi mukuru nshobora gushiraho umwana yakumva ibintu aririmba akavuga ati se uwo mwana gute reka tumwifashirize mu buryo bumwe na bumwe ashaka gufata indirimbo agashyira agace gato kuri Instagram ibintu byose abantu bose bakayireba urumva ni chance tuba like twe dufite connection sibyo uri kubyumva bareke tu develop connection zacu n'amaboko yabo ariko turabinginze turabasabye abantu b'Igisenyi ni benshi cyane twabikora baduhaye imbaraga baduhaye amaboko yabo twabikora cyane kandi urumva uyu munsi nushyigikira Mukaru kuri YouTube channel nshyashya yatangiye ejo cyangwa ejo bundi azasapotinga umuntu muri famille yanyu cyangwa se umwana wawe cyangwa nawe ubwawe gusapotinga yego ni kuvuga ngo rero n'ubimukora n'ubundi still uzaba ubyikoreye ni YouTube channel twakwamamariza ucuruza uri kubyumva business yawe twayimenyekanisha uri kubyumva kuko ni platform ni yose ni tala yawe twatuma igaragara why not so tamasabu man kandi twafashanya kuko nk'ubu wenda Mukaru urebye ngiye nta gihe maze nkoresha TikTok ariko ntabwo ndi umuhanga muri TikTok cyane ntabwo nzi algoritme zako zikora sindayihereza umwanya nkuko ndirwa kuri YouTube buri munsi nshakisha amakuru ariko urebye nk'amashoti y'ibiganiro ngenda mfata nakoranye n'abantu muri Kivu Sport cyangwa n'abandi bantu batandukanye ntumira hano muri Sundown Show iyo mfashe agace gato nkagashyiraho usanga karebwe n'abantu 13 ibihumbi 50 zifite abantu baza kujya kuri TikTok bandikemo Jackels bari buze kubibona hari amashoti tugenda dukura ku bibuga twagiye mu match n'ubu nyuma saa 3 tugiye muri match ya Marine na Vision amashoti tugenda dufata ugasanga yabuminze kabisa yageze kure cyane no kuvuga ngo rero iyo ufite platform ikomeye imwe igufasha kuzamura iyindi kabisa no kuvuga ngo rero icyo twatimo kuganira na Mukaru wenda tugenda tunekeza ku musozo no kugira ngo dushishikarize abanyagisenyi ibi tuba turi gukora ntago bigarukira hano Gisenyi ni ku isi hose ariko noneho by'umwihariko duhere mu rugo kuko izi channels ziracyari nkeya cyane radio station twabara ko n'izihari nta mbaraga urumva kuko ntabwo abantu bakikunda kumva radio cyane ku kigero cya kera wenda tukigaza 2010 urumva niyo mpamvu ubu abantu bose ibintu byose bafite muri telefone niba rero ibintu byose biri online mureke tujyanisha ibintu aho isigeze mudusupporting rero kuko nubinkorera uzaba ubyikoreye n'ubundi wenda tugana ku musozo Kels agira Kivu Sport ikiganiro cya sport kimeze fresh okay natwe wenda YouTube channel yacu Black Mukaru Boy ikintu twavuga twabazaniye gishya ni uptrending zimeze neza street stories za stories zo ku mihanda ubona umuntu ukavuga se nk'uyu muntu ari ukuntu ubona uca nko ku muntu
ukabona nyine arazwi ariko nta buryo wamuvugishamo wowe ku giti cye ngo ugire ibyo umwibariza, uri kubyumva. Nabyo tuzajya tubigira, tugire n'ikindi kiganiro cyiza cyane abantu bazakunda bita this and that, nayo turayifite. Wenda next week nibwo tuzatangira kujya noneho tubishiraho neza, noneho biri officiel. Buri munsi muzajya mubona ikintu, I promise. Ndumva rero twasoreza hano. Hanyuma bro, mu bantu ugomba gutumira aba mbere uzatumira umuntu bita Kakule kabisa, ngomba kumutumira cyane. Kakule ngomba kumutumira cyane, mubaze uburyo situation agomba kulivingamo. Hari n'ibintu byatubayeho njye nawe turi kumwe, ibyo tuzaheraho tuganira tu. Yagomba kumutumira we kabisa. Umuntu wenda nk'inama nyina bwa nk'umuntu uri Gisenyi, siporo n'imyidagaduro nyine ntuzabisige cyane. Ntabwo bisigana cyane. Urabona Gisenyi dufite ama equipe atatu, dufite Rutsiro, dufite Marine, dufite Etincelle, tukagira na Vision Jeunesse Nouvelle. Urumva dufite rero abantu benshi bakunda umupira inaha, dufite abantu benshi bakunda swimming, aba volleyball benshi, barahari, aba basketeur na hand. Buriya hand kabisa ni bazashe bose ni abanyagisenyi bakina muri national no muri za polisi zitwara ibikombe. Urumva ko dufite aba sportif benshi. No mpamvu byo nagusaba uzajya ugenda ugerageza kugenda ugaruka no kuri icyo kintu sport kizajya kibaho kabisa. Kandi Friday ukunda ugaragara ku stade, abakinnyi bagiye kwinjira muri somage, ngomba twabasura ukabatumira, akabaza ko wese mwaka byagenze, kuko iyo hostinze umuntu hari ibibazo mubaza uburyo yabisubije. Ngiye nkaza guhita nkora n'ikindi kiganiro ndibuze kumukoresha kuzamukoresha mwaganira. Reka dusoreze aha ngaha. Muri nkuko nabivuze ntangira, still n'ubundi murajya muri comment murasanga twapininzemo link ya YouTube channel yanjye kabisa, ujye mukore subscribe. Wenda kugeza ejo kuwa mbere tuzabyibuze turi mu basab 100 kabisa, inshallah. Mu gihe cy'ibyumweru 2 tuzaba dufite nk'abasab 100. Mukarone icyo musaba aze gukora cyane, hanyuma tangiye turibe ari amasaha ko yaboneka vuba. Tugira amasaha 300 n'abasab 500 tuzahita dusaba monetization ya membership na super. Azaba nuvanga azaba ari twakunda kuvuga ngo noneho ngo breakthrough, tuzaba twinjiye neza muri YouTube kabisa. Sign out, be blessed, Imana ibarinde.